ya kuteswa Yesu alikusanya wanafunzi wake, alifahamu kwa basa yake ya kutolewa mimekani Biblia neno la Mungu linasema Bwana Yesu alipokusudiwa akachukua mkate akashukuru akawapea wanafunzi akawaambia mkule, kwa maana hili ni agano la damu yangu na huyu inastahili asulubiwe kwa watu wengi. Mana yacu y'ijuru turaguhimbaje uyu munsi, turaguhimbaje mwami aka kanya izina rya Yesu Kristo umukiza wacu turibuka isezerano ryawe, isezerano wakoze gutanga umubiri wawe kugira ngo abawurya bose babone guhabwa ubugingo buhoraho. Mwami waritanze nk'igitambo kugira ngo bacegera bose barukuhoraho mu izina ryawe Yesu Kristo turaguhimbaje muri uyu mwanya data. Yesu mwami umutima uhereze umugisha n'abawengera bose, reka bahabwe umugisha Mana, reka bahabwe ubugingo Mana, n'abarwayi barimo bakire mu izina ryawe Yesu, kuko uvuze ngo ubugingo bwawe utanga n'ubugingo guhembura imibiri yacu ipfa ikongera ikazuka ikabaho bwawe, ni mu izina ryawe Mwami twisaze, amen. Chukua kikombe akashukuru akawapea. Mana iri mu ijuru duhimbaje neza yawe, duhimbaje imigambi yawe kugira ngo iteka ryose tugeze muri uno mwanya mwiza, twongeye kwibuka ibyo wakoze hari i Golgota, ubwo wabiraga ibyuya bisa n'amaraso, ubwo wakubitwaga bakora ngo nibabaza cyane, ubwo wapfurwa mu ruziga. Mana data wa twese uri mu ijuru nitwe washakaga Mana, data wa twese uri mu ijuru uriya mwanzi arabwo ngo twisuzume twinire uno n'umwanya ukomeye. Data wa twese uri mu ijuru abari bafite indwara zigende zikire mu izina rya Yesu Nazareti, utubere igisubizo cy'ibibazo byacu byose Mana, asigaye wigaragaze k'Imana tubona ukuboko kwawe kandi twumvijwe byiza ry'ubure duhumuriza muri rugendo rushamwe ryo komeza kubana natwe kuzageza tukubonye mu izina rya Yesu Nazareti, amen. Nakiranuka uteye ubwoba, uri Imana iri mu ijuru iriho izahoraho. Turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza tugeze mu Rwanda data, duciye bugufi ubwoko bwawe abakristo baraha ngo tubabarire Mana, ubabarire abagabo baraha, ubabarire abagore baraha, ubabarire abasaza n'abakecuru baraha, ubabarire urubyiruko, abasore b'abakobwa n'abahungu bwawe Mana, uturebe mu maraso y'umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo Mwami Mana tuboneke dutunganye imbere yawe. Tugiye kwegera Mwami Mana ifunguro ryera, ntabwo ari ukuva kurya no kunywa, ariko turasaba kugira ngo Mwami Mana utugirire neza, udutunganye kugira ngo Mwami Mana tuboneke dushitse imbere yawe, twishimirwe nawe data we dukunda, kugira ngo kino gikorwa kigira akamaro hagati mu bugingo bwawe, kigira akamaro Mwami hagati mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana izikora ibitangaza. Uyu ni umunsi udasanzwe, uyu ni umunsi wo kwibuka urupfu rwa Mwami Imana, uyu ni umunsi wo kwibuka cy'ubumwe tubeho Mwami Imana, kuba turiho Mwami Imana Yesu Kristo ni kubw'igikorwa wakoze Mwami Imana cyo kwitangana ku musaraba. Rero turasaba kugira ngo Mwami Imana utugirire neza, wagura imitima y'abakristo bari ahantu Mwami Imana, wagura imitima y'ubwoko bwawe, utugirire neza Mwami Imana, imbaraga zawe zikorere muri twe, imbaraga zawe Mwami Imana zigaze hagati muri twe. Odera traisa boleza na flor de la vida. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu.
urakirana kuri Imana ugira neza mwami Yesu imbaraga zacu n'ibisengero zacu mwami wanje indwara zikandi Kristo amaraso takuba Kristo barahahantu itakuba twose babibana nebo tera sivere parte altrove voisa corde de morir pitre sile drove de fa la rete antis a fode vode salariere tali santo le fuori di muore caria pro dell'ariere de strove de faia anche il nome moi si deve Hallelujah. Nisirodia Yesu Kristo wena watakabona imana yafuikasuka Kristo Yesu lukunda mana we asante kwa duha Yesu Kristo asante kwa Yesu yafuya kazo bakugata asante kwa kurino ayinda tawe Yesu ariho kandi ari musima akorera muri twagendera muri twe muri jareze ngo rasema natwe izina rya Yesu Kristo asante ko mama tugutuze mu buzima bwacu asante ko tukugendana izina rya Yesu Kristo asante ko Mana yacu usuge tutugaragarira ijoro n'amaguru gitondo n'umugoroba uko bwishe ko bukemba biba asante ko Imana kuwo tuyo kuvugabi wa asante ko tuyo kuvuga Bana natwe nyir'ijuru kandi tugire neza imitima yacu igwe neza imitima yacu ineze imbere yawe kuba kuri umunsi kuba kuri umwanya ngabe Imana wo kwibuka datawe irabamaro yawe yo kwibuka urupfu rwawe ngabe Yesu dukunda hera Yesu Kristo yo kwibuka ko datawe twacungura Imana asante ko datawe ducungusha amaraso y'igiciro asante ko turi muri tugenda twitegereza Imana kandi ngabe Yesu dukunda asante ko urukundo rwawe n'ubutu bwawe kuko kuri Imana yacu neza komeza kubana natwe kandi tugire neza amahoro ya Kristo gaze ukomeza kutwitaho umuntu wese agubwe neza muri Kristo Yesu kandi umuntu wese yumve kuko data wowe nawe mwami Imana yashidukunda ushobora kutugira neza kuko uri Imana y'utangaza mwami Imana abari kure urigize hino mwami Imana Yesu Kristo bakubone babone imbaraga zawe kandi mwami Imana bahinduke rwose mwami Imana kandi mwami Imana ukomeza gutanga imbaraga mu Kristo tanga imbaraga mu itorero ryawe tange mu byose kugira ngo Mana tubone kugira neza kwawe urakoze uze neza turashimye kuko mwami Imana tugire neza toro kibicawe n'ijuru ryose kuko uri Imana ishobora byose amen mwami Yesu bari kandi bari mwiza nawe kuganira kwa mwami Bwana zawe zari none tunadesteka cyose ukora cyane amen reka tubasabe muhamuke soze